Mfite abishingizi ba Teta, abishingizi ba Teta bari hafi. Ndabona Teta impano zimugeraho amwenyura kandi ko kubyishimo. Aseka mu Cyongereza rwose. Mukanya turi kumwe, turacyakomeza kwakira impano n'ibyishimo byinshi cyane. Ababishingizi begera uyu muhungu rwose neza yishime. Uriya bamwita Gisa asa na se, ubwo asa na se rero aseka mu Icyongereza cy'Icyongereza. Turacyakomeza kandi kwakira abishingizi. Turi kumwe, uriya ni Kabebe, bamwita Kabebe rwose kandi ibyo zirajya bishimira cyane, baseka neza rwose bishimye. Bari na famiye ya Kamera Esperance. Turacyakomeza rero umwanya wo kwakira impano. Dufite umwana mwiza cyane hano. Umwana Imana yaduhaye, Imana yadufashirije kandi tukabona Imana yadukoreye byinshi kuri we. Niyo mpamvu turi mu byishimo byinshi cyane. Turi kumwe Imana irumva Gaju rwose. Gaju impano yiwe bambaye natwe turahari. Abantu bari ku murongo rwose kandi ikumwe nawe. Yes, uriya pare kubona ufite imisatsi nk'iyanjye bamwita pasiteri hariya ku kigo. Ubwo rero ariko Fadiane kandi abe tubane nawe. Reka twakira rero kugira amarene Yesu mwana w'Imana aritangara kibumbura. Mwijoro babibonye batangazwa n'ubwo bwitange, baenda ko bafata inanga zabo bararirimba, bati icyubahiro n'ubutware, imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'iteka. Uwigitangaza Yesu, abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo ku isi. Iremeye ubwoko bumwe, ishaka iguriye amaraso ye, kumva ko bw'abami n'abatambyi bigora. Ageze i Gologota, ahahuriza amahanga yose,